ni ibintu 20 rero bihinduka mu buzima bw'umuntu iyo atangiye kwambara neza. Yego. Aha duhereye rero ku cyambere nkuko bizi umuhungu iyo yambaye umukobwa aramurangarira. Yego. N'umukobwa iyo yambaye umuhungu aramurangarira. Abakobwa rero cyangwa abahungu batangira kurangarira abantu bambaye neza. Noneho icya kabiri rero, icya kabiri imodoka ziguha inzira iyo ugiye kwambuka. Ibyo mwaye mubizi kugira ngo nawe rega babirebe barebe kuntu wambaye neza. Yego. Ni hahandi imodoka ijya kurira Dodan ukagira ngo ni nk'icyobo. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo n'umuntu utwaye imodoka aba arimo kukwigiraho byinshi ku myambarire yawe kuko babona wambaye neza. Icya gatatu rero ku bantu bafite akazi bosi arakuba erega atanakubashye ejo n'ejo bundi akeneye inama agiye nk'ahantu nyine hari afite agaciro bisari important nko mu manama ashobora gukenera inama zawe. Noneho icya kane rero, icya kane ugiye muri interview ushobora kubona akazi atari uko urushije abandi ahubwo ko wambaye neza. Burya bamwe baravuga ngo wambaye neza cyangwa usa neza hanze no mu mutwe agasa neza. Icya gatanu rero abantu barakwizera cyane birenze ibikenewe. Yego. Kuko ntago wajya kwizera umuntu ubona asa nabi. Icya gatandatu rero abantu benshi baseka iby'umunsi. Niyo bitaba bisekeje ariko upfa kuba wabivuze bahita bareba ukusa. Nibyo birasekeje kabisa. Icya karindwi inshuti zawe zitangira kukwigiraho kwambara neza. Urumva kameme inshuti ntabwo wagira inshuti zigaragara nabi kandi ugaragara neza. Icya munani rero abantu batangira kukwishimira bakagusekera bo muhuye gusa n'abandi. Mujya mubibona abantu nyine iyo muhuye akajya gusekera asa n'ugusuhura kandi nyamara mutaziranye. Ariko biriya abakubwira ati bose wambaye neza cyane. Icya cyenda rero, icya cyenda ni uko utangira kwanga ibintu bitagukwira. Utangira kwanga ibintu bitagukwira, ibintu binini cyane byenda binini bigasa neza utangira kubyanga. Icya 10 rero utangira kwiseka iyo utangiye kubona nk'amafoto ya kera noneho nanjye njya nyabona ngaseka. Icya 11 rero, icya 11 mu bintu 20 ibyo twavugaga, hari ibitondo bimwe rero ubyuka ugasanga wabugiye ku kazi abafite akazi cyangwa wabugiye ahandi hantu ugasanga wambaye neza kandi nyamara nta ruhare runini wabigizemo. Mbese wapfuye gufata ibyo wabonye byose ugasanga wambaye neza cyane. Icya 12 ni hahandi rero ubura icyo wambara neza kandi utakibuze ahubwo ari uko byuzuye muri garderobe yawe cyangwa akabati kawe ukareba ukavuga ati mbuze icyo nambara kubera ko byose ni byiza. Icya 13 yego, hari igihe noneho aho ugiye hose ugitangiye kwambara neza, aho ugiye hose abantu baragukomanga ati tonto wambaye neza cyangwa tantine. Icyo rero reka tugihuze n'icya 14 hahandi noneho iyo utangiye kwitegura ahantu uzajya uba utangiye kuvuga ati byanze bikunze uzambwira ko byanze bikunze ni ikintu uba wamaze kwishiramo wanacyiteguye wacyakiriye. Yego. Icya 15 rero ku bantu buriya badasanzwe bakunda kurimba cyane usanga costume cyangwa high heels ku bakobwa ari ibintu bikomeye mbese bibagoye. Yego. Ariko isanzwe wambara neza cyangwa isanzwe urimba usanga ari ibintu bisanzwe bimenyereye. Yego. Byambara ukabona ni ibisanzwe. Yego. Dukomeje rero icya 16 abantu batangira kugusanyisha no kugusarira. Yego. Kwa kundi waberetse ugaragara inyuma noneho batangira kuvuga bati no mu mico no mu bwenge byose ni kimwe. Noneho icya 17 rero, icya 17 utangira kubona imyenda myinshi yo gutanga. Ya myenda kuko twababwiye amafoto ya kera, ya myenda utangira kuyitanga, imyenda itagukwiriye, imyenda itayi fashion yawe, imyenda itagezweho utangira kuyitanga kandi ni byiza kwitangaho kugira ngo tuyitwike. Icya 18 icya 18
mukunzi wawe kuba afite abakunzi atangira noneho kwishimira kukwerekana mu nshuti ze ku babyeyi be mu bavandimwe be atangira kumva ko ese uyu muntu ndi proud cyangwa mfite icyizere cyo kuba namwerekana. Icya 19 mu 20 twavugaga cyangwa tukiri kuvuga bihinduka mu buzima bwawe iyo watangiye kwambara neza. Noneho inshuti zawe zitangiye guhinduka. Yego, iyo ufite inshuti nyine bambara ukuntu bya gangsta nawe utangiye kwambara amakositime, utangira gushaka babandi nabo bambara amakositime kugira ngo banakubwire naho badodeshereza cyangwa bazikura nabo. Yego. Aha, icya 20 rero abantu batangiye kukwita. Yego, bari babona hahandi umuntu aza akareba ukuntu wambaye akavuga ati uyu muntu yabicuti yanjye, agatangira kumva ko kandi nyamara mutaziranye yagera no mu biganiro n'abandi bari kumwe ukumva aravuze ati Anita Kanyana ni inshuti yanjye magara. Ibyo rero byari ibintu 20 twavugaga cyangwa tuboneye hamwe bihinduka mu buzima bwawe iyo watangiye kwambara neza.